Yesu nashimwe. Imana ibaha umugisha abari mu Rwanda abari hanze. Ndabakunda ndabubaha, amahoro y'Imana bani natwe. Turagarutse bakunzi basubizwa TV. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda ndabubaha, Imana ibaha umugisha. Uyu mwanya turongeye turagarutse mu ijambo ry'Imana rya 2022. Imana ishimwe cyane. Muri aya masaha twatumiye umukozi w'Imana agiye kwivuga izina, mumenye uwo ari we kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turaza kugaruka mu kanya. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe cyane. Twabwiye ko turi bugaruke mu kanya, turagarutse. Haleluya, haleluya. Uyu munsi Imana irakora, uyu munsi irarema. Imana ishimwe cyane. Reka tumwakire avuga amazina ye. Ni karibu umukozi w'Imana. Turakwakiriye kuri Subizwa TV. Hari benshi bagukurikiye, baragukurikiye abari mu Rwanda, abari hanze baragukurikiye. Imana ishimwe cyane. Ni karibu barebe, baragukurikiye. Ubabwira amazina yawe. Ni karibu ivuga amazina yawe. Murakoze. Bakunzi basubizwa TV. Mana ibaha umugisha. Kandi nejejwe n'Imana muri aka kanya. Haleluya. Gutumirwa namwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana ishimwe. Iby'Imana tabini sasema muri uyu mwaka. Imana rero ni umukozi w'umuhanga. Imana ibaha umugisha. Nanejejwe no kumvira ubutumire bwanyu. Nanjye nabwitabiriye. Imana ibaha umugisha. Amazina yawe baragukurikiye. Amazina yanjye ni Ndahayo Pierre. Ndahayo Pierre. Imana ibaha umugisha. Ukabusengera? Sengera mu Rugando. Muri ADP. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana ibashyigikira. Imana ishimwe cyane. Amen. Turashaka kugira ngo uyu mwanya tugiye kukwakira mu ijambo ry'Imana, utuganize ijambo ry'Imana. 2022 turimo twayigezemo. Ako dushaka kugira tuganire ijambo ry'Imana. Karibu baragukurikiye. Akurikiye reka twumve ijambo ry'Imana. Ni karibu reka twumve icyavuga. Imana imumugisha. Reka tuganire ku ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye. Iri muri Zaburi. Ibice 93. Ibice 93. Zaburi wa gatatu. Ku murongo wa gatatu. Tugeze ku murongo wa kane. Ni amagambo atari menshi. Ni amagambo make ariko ni amagambo Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo mbwire abakunzi basubiza TV ndetse ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'igihugu, ari abari muri Aziya, Oceania, Buraya. Aho hose Imana yo mu ijuru yabantumyeho iciye kuri iki kinyamakuru Subizwa TV. Imana ibagirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aravuze ngo Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru, amajwi yazo, inzuzi ziteye hejuru, guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Hari ibintu turimo tubona mu gihe gisa n'iki ngiki byakuye abantu umutima. Ariko impamvu bari kubona ko byabakuye umutima ni ukubera ko mu gihe nk'iki ngiki abantu benshi bari guta ibyiringiro by'Imana yo mu ijuru. Barimo barata ibyiringiro by'Imana yo mu ijuru. Ariko iyo bari bazi icyo Imana yabashyiriyeho n'icyo bashyirishirijeho, bakagombye kumenya ibyiringiro Imana yo mu ijuru afite muri aka kanya. Imana ni inyembaraga. Imana ifite imbaraga. Ni umukozi w'umuhanga. Imana ishoboye byose. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo inzuzi ziteye hejuru, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ubiri hejuru abirusha iki? Imbaraga. Bishatse kuvuga ngo ibi byose murimo mubona, ingorane, intambara, ibigeragezo, ingorane, ibyo byose Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Bivuze ngo mu yandi magambo Imana iri hejuru y'ibiturwanya, iri hejuru yabyo, iri hejuru y'amadeni, iri hejuru ya COVID. Aho ngaho irahari. Imana ishimwe cyane. Uzi ko ari byo. Komeza ijambo twumve. Kandi umugambi w'Imana ntabwo ujya uhera ku bantu bayo. Umugambi w'Imana ntujya uhera ku bantu bayo. Nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Ubu 2022 turimo aya masaha Imana igiye gukoreramo igitangaza. Siko bimeze? Ko niko kuri. Kuko Imana iri hejuru ya byose. Iri hejuru ya byose. Inzuzi zigize gute? Ziteye hejuru. Umuraba ukomeye. Imana ishimwe. W'inyanja. Bivuze ngo ni ibibazo byaba byiteye hejuru.
ibyo byose uwiteka ubiri hejuru ye baba we Imana ishimwe abirusha imbaraga. uwiteka uri hejuru urwaye kanseri hetabo yarananiranye yego wagiye mu baganga yego ibintu byaranze ndagira ngo utangarize yego uwiteka uri hejuru y'ibyo kanseri abirusha imbaraga ye baba we umugabo yamutaye ariko uwiteka umuri hejuru abirusha imbaraga yamuzanira uriya mugabo ye baba we abyara apfusha uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. ariko 2022 ndizera Imana nkwera nitareme igitangaza ku buzima bw'umuntu dukurikiye kwisubizwa TV. ye baba we ndumva hari ikintu Imana iri buremi sibyo urancokoje Imana ishoboye byose. reka mbabwire uwiteka ubiri hejuru abirusha iki imbaraga. yageze yagera kwa Mariya na Marita kwa Mariya na Marita Lazaro ngo yaramaze yaragize ute yarapfuye uswe yarapfuye. ayo magambo urayibutse ndayibutse. Lazaro yaramaze iminsi yarapfuye ngo yaranutse byaribagiranye. ariko arangije abwira inshuti ze Yesu arangije abigishwa arababwira ngo mureka tujye gukangura inshuti yacu Lazaro tujye gukangura inshuti yacu Lazaro arasinziriye. umuntu yasinziriye abigishwa baramubwira ngo ariko abandi bari bazi ko yapfuye ahari siko bimeze bandi bari bazi ko yapfuye byari byarangiye ariko Yesu bari bashyinguye Yesu ariko ahageze aravuga ngo arasinziriye. barababwira ngo arasinziriye. Mana ishimwe ndafashijwe umugambi w'Imana ni mugari ndafashijwe banyarwanda. Mana ishimwe yego wowe udukurikiye nimwumva aya magambo baba we wumva Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Imana iracyakora. Imana iracyahindura amateka. Imana iracyahindura amateka abarwayi uko ni ukuri. igeze kwa Mariya na Marita maze iminsi mbona Imana ibiri ivuga ijambo rikomeye ngo Yesu ahingutse basuhuza umutima. Mana ishimwe ngo Yesu barabitegereza arangije ararira ikindi cyamurijije yarijwe nuko batafite kwizera. Jambo yatubwiye ngo uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. kuri hejuru y'urupfu arusha imbaraga kagamba etabofa. uzi yuko muri iyi minsi maze iminsi mbona Imana utekereje ibintu Imana iturinze 2021 Imana yabanye natwe. umvaka Yesu ahageze baramubwira ngo none yuba hano musaza wacu Lazaro ntaba yapfuye arababwira ngo Marita sinakubwiye ngo wizera uzabona ubwiza bw'iki bw'Imana niwizera wa musare arababwira ngo ndabizi neza ko azazuka ariko ni ku munsi w'umuzuko Yesu aramubwira ngo jya kunyereka aho mwamushyize avuga ngo none aranuka kuko uyu munsi ari uwa kane. Yesu aje amubwira ngo tugende bamaze kuhagera arababwira ngo nta kindi mukora uretse gukuraho igitare. nta kindi mukora. igitare gishushanya kutizera. bari baramushyize igitare ako kantu igitare gishushanya kutagira gute kutizera. hindura ibitekerezo baba we ndafashijwe witeka ubiri hejuru abirusha iki imbaraga. Mana ishimwe cyane ndagira ngo utangarize ngo urimo wumva haleluya iki kinyamakuru wakurikiranye kwisubizwa TV aya masaha Imana iracyazura abapfuye iracyatanga amahoro iracyakuraho igitare iracyafungura inzira. Mana ishimwe cyane uwiteka uri hejuru y'ibyo byose abirusha imbaraga. Mana ishimwe turashaka kubwira abakobwa badukurikiye ko uwiteka ari hejuru y'imyaka bamaze batarakora akazi batarakora ubukwe. turashaka kubwira abagabo badukurikiye ko uwiteka ari hejuru y'imbaraga zibarwanya tuma tubaka ingongo zikomeye. turashaka gutangariza ababyeyi ko uwiteka ari hejuru y'imbaraga zose zibarwanya
zigatuma tubaka ingo zikomere. Ndashaka gutangariza umuntu urwaye kuwiteka ari hejuru y'ibyo byose bimurwanya byatumye arwara uburwayi akajya kwa muganga akivuza bikanga, bakaba yaryamye n'umurwa byaranze. Ndashaka kumutangariza y'amasaha nk'umukozi w'Imana ukavuza ijambo kigiye kurema igitangaza. Imana ishimwe. N'Uwiteka imiryango byaranze, mu kazi byaranze, aho utuye byaranze, ariko Uwiteka ari hejuru yo gukuraho biriya bibyimba. Uriya muntu urwaye ibibyimba ari hejuru yo kumubaga agakuramo biriya bibyimba, sibyo? Depa uriya muntu wari ugiye kwiyahura ari hejuru ya biriya byawe bigiye gutuma yiyahura. Depifo uri upfisha ubukwe uko bukeye nuko bwije ari hejuru y'ibimwicira ubukwe. Menifo fomeri tayaza ngo ndumva Imana nonaha. Imana iri hejuru y'imiryango yamuhemukiye. Uzi yuko hari abantu barimo babaye amasaha. Mbonye Imana mbonye Imana Depa irafunguye fungura demini sansema ohadapa rerebinima sangomenewa penishai nimandika etutarabo sansema before rekire mandika yebofa. Uyu muntu arahagurutse, uyu muntu arahagurutse. Turavugana n'Imana ikora papa, turavugana n'Imana ireba. Umva amaze imyaka ibiri aryamye ku isaso cy'uburwayi, aryamye ku gisaso cy'uburwayi, amaguru yahenamira yo mu ijuru yego iramuhagurutse imukuye ku mbago muri make. Turavuga Imana, numva imbaraga z'Imana, numva imbaraga. Imana ishimwe, Imana iracyakora, Imana iracyakora, Imana ishimwe cyane. Imana ihindura amateka. Pierre, ndashaka gutangariza abanyarwanda badukurikiye cyangwa abari muri Amerika cyangwa Uganda cyangwa Tanzania, aya masaha ntabwo asanzwe. Nahoze mvugana n'Imana nsanga hari abantu bihebye bafite ikibazo gikomeye cyo kutizera. Ririya jambo uvuze sanze yuko Abisirayeli bagiye kwambuka inyanja, inzuzi zitera hejuru, ariko hejuru y'izo inzuzi zitereye hejuru Uwiteka Imana araturisha inyanja, Abisirayeli babasha kwambuka inyanja. Bivuze ngo ririya jambo riturutse mu Bisirayeli. Imana ishimwe cyane. Reka dutangariza abanyarwanda badukurikiye amasaha 2022 aya masaha tugiye gusorezamo iri jambo. Ndahaye Pierre umutumirwa natumiye, icyo nkwifurije ku buzima bwawe Imana izaguherezo ryiza. Ikindi nkwifurije ku buzima bwawe Imana ikurindira umuryango. Dekota boni sasemana 2022 Imana igiye kweka ikimenyetso cy'ibyiza. Depa yasomerefo turahanura. Imana ishimwe. Abanyarwanda badukurikiye Imana yakira cyavuga racyatuye muri twebwe, kandi ndagutangariza ko ku buzima bwawe Imana yabanye nawe, igiye kongera kubana nawe 2022 ugiye kongera kubona imbaraga z'Imana mu buryo butandukanye, mu nzira zitandukanye. Niko Imana ivuze. Imana iguha umugisha, Imana igukomeza. Wabwira abanyarwanda bagukurikiye n'abandi bose ko Imana ibagiriye se neza. Wasoreza kuki kuri iri jambo ry'Imana, nanjye nkagira ikindi mvuga kuri iri jambo. Cyo nasoreza abantu bari kumva iki cyigisho cy'inyamakuru himbaza Subizwa TV. Nuko abantu bagira kwizera yuko Imana ishoboye byose, bagakuraho kutizera. Kuko iyo wizeye Imana, Imana yo mu ijuru ihindura ibyanze kuhinduka. Imana ishimwe. Imana yo mu ijuru ikura imisozi ahayo ikahita imuhengeri. Imana ishimwe. Niyo mpamvu muri aka kanya ubwo burwayi bwakunaniye, izo ntambara ahuye nazo, ibyo bigeragezo ahuye nabyo, imyaka umaze muri gereza barimo baragukurikira, imyaka umaze muri gereza wakagombye kubaha Imana, warangiza ukayishima, warangiza ukayizera, Imana yo mu ijuru ikakugirira neza. Kuko kwizera niko gufasha guhindura ibyanze guhinduka. Muri aka kanya rero iyi segonda nagira ngo utangarize ngo umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Nuyiringira ukayizera, Imana izakora ibitangaza. Amen.
murakoze ndabashimiye bakunzi basubizwa TV umutumirwa wacu Imana imuhe umugisha tuzongera dusubire amahoro y'Imana bane nawe mukomeze gukora comment mukomeze gukora share Imana ibahe umugisha ndabakunda ndabubaha ohereza abana ijambo ry'Imana rumva icyo Imana ivuganye nawe murakoze 2022 Uwiteka Imana bahire muri byose mu izina rya Yesu amen 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 bye bye bye